hariya basi mbere ko tureba episode ikurikiranye ya kabiri ni Simorofire nanone reka nkwereke abacuruzi n'abantu mwinywera ibyo munywa mwahisemo nyine n'ubundi ngo icyo umutima ushaka amataguranwa n'iyoko uwo ni umugani nyarwanda twakuze dusanga ati icyo umutima ushaka amata simbuzwa n'iyoko abacuruzi mukeneye kurangura iki mumenye ko itabi rya n'iyoko burya amaze kugera mu Rwanda mu gihugu hose nanone mbibutsa ko itabi nta keza karyo ku buzima bwacu ariko icyo umutima ushaka nyine n'iyoko fa kubikamba dore n'iyoko bano bose barabibona bino biba bimeze nk'ibikamba koko nyine bimeze nk'ibikamba amukubita iki icyo umutima ushaka amata simbuzwa n'iyoko ubwo ibya bihumbi 3 byonyine mugomba kwishyura urumva tutabadohoreye turebye kuntu ibihe bimeze na corona umusanzu wa mu DJ ni 3,000 ibyose ni icambo cy'ibyo twagiye tubona ndetse n'uburyo mugiye kujya mwishira mugiye kujya mubona aba agent bacu mu mihanda bitandukanye ibyo mwari musanzwe mubona bimeze bite rero kadutangire gutyo icamake kuri Simorofire kadutangiye filime yacu urebe ubu si mwana tuzabwira ko twamukuye mu mirima uyu mwana ntago ari twe twamubonye niwe waje uyu ryabuye yarisigaranye twarabibonye mbese biti uyu ryabuye yarisigaranye rimwe mu mabuye ni igice cy'ibuye ry'amabuye yamanutse ariko ariko umukobwa nubwo bamucyuraga ni hano ari tashye wakoze kubyinana nanjye yamubonye mu nzozi bari kubyinana yarahindukiye kakobwa bitarana nuko dutangiye filime yacu iyi ni episode ya kabiri bakise Simorofire narakubwiye ngo buri filime yasobanuwe na Rocky umenya ko aho hantu hagiye kugurumana kandi utu ni twa dufilime twisana mitima ndaje mbasanira imitima ndi muganga w'imitima rega yamenetse ndaje nyisane ntago nzongera gukora filime itari yisana mitima kuko naje gusanga umurimo nahamagariwe urenze n'uwa babandi mfite amavuta ariko genda umuhungu Kigali ufite amavuta umubiri wanjye nanze kuwa kumbe hafi ukura mukobwa yinjiraga mu rugo haruri mu giti ari kumukamera ukura mukobwa arana yinjiraga iwabo hari agahungu kari mu giti kari kumukamera tebera filime witonze rana avayo avuye mu kiruri mukobwa ni mwiza abahungu benshi bigana nawe baramukunda hari kandi gahungu kari kumukamera tutazi mukobwa hano afitemo ibikombe byinshi byaragwiriye bipakira no mu kabati ni nka bimwe byanjye mbitse ngo umusobanuzi w'ibihe byose influencer w'ibihe byose iki ni iki rwiyemeza mirimo uhoraho mukobwa kureba mu buriri bwe yabonye impano ariko uzi kwinjira mu cyumba cyawe kasanga gift akagigi kitwa gatsata karaho kitaruye Kigali bakareba abandi banyakigali kareba ibintu barimo kakumirwa mbega n'ubutaka bw'isezerano kaba ku cyicaro gikuru cy'abakozi b'Imana mu Gatsata hako nino episode ya kabiri Alex Ruta taturore beautiful ni twiza sibyo turi wa musore wari we n'ibinyugunyugu akayitanduka nk'urundi runtu nabya biheri byari biri mu maso byahindutse you know the average butterfly only lives for 8 hours waruzi ko ibinyugunyugu bibaha amasaha 8 bikahita bipfa ya n'ubundi ubuzima bwiza no kubaho igihe gitari kukabubaho neza ukahita wigendera baza kumfasha ku mukoro wo mu rugo baduhaye se niko ngende buwite cyase ku bibazo ku ishuri babahaye uyu mukobwa amenyeza ubwenge n'uwa kabiri tubonye amusaba ngo amufashe waje kuza mu rugo se ninjoro akani kagasuri kajya gatinya uyu mukobwa katararibwa n'ibinyugunyugu ku buryo kamukamereraga kure katamwegera ana anti wawe aragushaka ababyeyi ba ana nako barana barapfuye babwira bagasore k'amasazi rekero kugenda kuri sheri wanjye tubwoba se Gabi ko namukuryana nawe ntabwo tumuhanganiye ariko nimenye ko ngiye gusiga ibinyugunyugu mu cyumba cya sheri wanjye uzabibona uwo ni Gaba bari kwiyama abantu bamuteretera sherirana uyu nawe ari mu bamuteretera yari hano dore ngo uriya Gabi bari kumwe na sheri werana amusezera ubona abandi bana biga segonderi amamodoka baba bagendamo ni za Ford yaba bireba abafite inkwi nyine barya ibihiye
Rex aza kumureba ni umwana w'umukire ariko nawe ni umwana kuriya nanjye manage Knock your taste in women. Well, tell me what happened last night. wambwira ibyabaye ijoro ryahise musanze mu murima ni ibigoro by'ubugoryi bankoze Stake in the middle of a field. Even the Romans saved that for special occasions. You could have kuba bakuzirikiye ku musaraba ahantu mu ishyamba forget it ever happened. abaromani babikoraga mu gihe kidasanzwe babikoze Yesu nyine n'abandi bantu Yeah, it's good to see you. ngiza kubona Rex. Rex No, we gotta finish up. Good day. At least I got a handshake this time. byibura papa waransuje yabera papa w'umwana kuri Jonathan asa nk'uwanga famiye yo kwa ba Alex uyareba umukobwa yabonye umukobwa bisa nkaho uriya musore akunda uyu musore uyu ni umuhungu yatabaye Burak yaramutabaye ibyo byarabaye yari mu nzira atahana Gabi wo ku bikeri afite imodoka nziza afite umukobwa mwiza mu kigo baramuzi ni icyamamare bimeze biti kombe Gabi mu nzira ari gucamo kagahungu twabonye kariwe n'ibintu bimeze nk'ibinyugunyugu n'amasaza ariko byari biri kumwe n'aya mabuye yaturutse kundi mu bumbi bityo kari kuriramo igiti nibisanzwe n'isura yakeye kavayo kikubita ku modoka kubita ku modoka cy'umusore mbese bite modoka irikaraga irisundura iyi ni episode ya kabiri season ni ya mbere aba DJ mwese wo muri umenye ko umusanzu ubu twawukubise kuri gitatu cyanyu ibintu bya ingoma zahinduye imirishyo n'abakaraza bahindutse Mana yanjye Jonathan bari mu nzira mu modoka yarimo Gabi yo ku bikeri iri mu nzira Jonathan avayo Jonathan yaza gutabara kure y'umwana yihuse cyane arebe imodoka iriho umuriro kandi na essence kuraka imodoka yaraturitse neza iturika turikira umuriro duringura bajya umuriro urabatwitse umuriro watwitse kuraka ndetse na wa mwana Gabi wo ku bikeri hano gakufe gashobora gusubiza imbaraga arizo nyine rana mugakundana gasubizerana kano gakufe nakarana unamubwira ibyo sheri Gabi wo ku bikeri yagukoreye yamuziritse mu mirima nk'akadahumeka baramumanika kumbe dore Gabi wo ku bikeri sheri wavayo Where were you before the game on Saturday? mbere ko umukino wo ku gatandatu wari uri hehe wari uri he Gabi Can we talk about this later? ibi ntabwo twabiganiraho nyuma Simple question. ubasha ikibazo cyoroshye Gabi I was warming up. nari ndi kwishyushya Didn't grab Clark and hang him up in a... ntabwo watwaye kuraka ngo ujye kumuzirikira mu murima w'ibigori nka gadahumeka Gabi Lana, it was just a prank. byari imikino umve Can I please have my necklace back? wansubiza umukufe wanjye yari kumutije I lost it. nawe ubuze Were you planning on telling me? none se ntabwo wari gupanga kuzabimbwira Too. cyangwa ushaka kumbwira ko no kubura umukufe wanjye nabyo ari imikino urajya kwirirwa uhemukira abahungu b'abandi ukaza umbwira ngo urankunda nta mukobwa wifuza gukundana n'ingegera zihemuka zirwana z'abanywa tabi ariko itabi nta n'iribi ryabo ibimogi biki agatabi gasanzwe burya nubwo nari ngutegereje isaha uribuka ko ugomba kumfasha mu cyongereza Sorry, Greg, something really important came up. Can we do it some other... Greg hari ikibazo yari yagize Greg Are you blowing me off for your boyfriend? uri kunsiga ugasanga sheri wawe se I need to see Clark. ngiye kureba Clark So you better spend time with him. none urumva wabagumana na Clark aho kugira ngo ugumane nanjye uyu ni wa musore wari ibintu bitagangurirwa n'ibinyugunyugu I can't talk about... urabizi ndanakwiyemye ntabwo neretana nawe nta nubwo navugana nawe reka nigendere agasore gakunda uyu mukobwa rana n'abantu benshi baramukunda Clark ari hano bamuhaye ryabuye kaga kufi ibuye ryaturutse ku wundi mubumbi fungurano urebe iyo yegereje akaboko k'irudo urwo ruragenda rukamera nabi uyu musore aya mabuye nicyo kintu cyonyine kimuca intege arongera afungana gifunga rino buye arongera amera neza ubundi uyu musore afite ibaraga bidasanzwe ariko ariya mabuye amuca intege cyane buriya nta muntu umuri kimuca intege umusore acaho harimo agakufe k'uriya mukobwa kugera hano iwe ka gakufe arabanza aragahisha hari uwo asanze mu rugo iwe mu kiraro cy'iwabo ni abahinzi borozi kwa Clark Lana. Rana Your mom said I could wait up here. mama yambwiye ngo ngutegereze hano This is an amazing place. hano hantu ntabwo hasanzwe My dad built it.
papa wanjye yarahubatse Some solitude. ahita ahantu hadasanzwe ho kwihisha mu gihe uri wenyine Astronomy. That's a hot. kunda ariko ibintu byo kureba mu kirere You can see my house from here. ya ndabikunda nanjye ndabikunda ibintu byo kureba mu kirere baguze horoscope yo kujya bareba mu kirere ubu yarayihindukiza kumbi yayiguze kugira ngo ajye areba mu rugo rw'uyu mukobwa umukobwa azi ko ikigoryi cyayiguze ngo kijye kira mu kirere And you're wondering what I'm doing here now. uribaza impamvu ndi For hano the company. si ukuvuga ko nishimiye kuba turi kumwe Yes, I was. ariko ndibaza impamvu wahaje I found out about what Whitney did. namenye ibyo Gabi wo kubikiri yagukoreye akuzirika mu murima Scarecrow thing, and biriya bintu ngo ko byo kukugira akadahumeka ari iki kugusaba imbabazi It's not your fault. amakosa ariko saa yawe I can't. He had no right to do that. nta burenganzira Gabi yari afite bwo gukora biriya Around and save his life. we kandi waramutabaye ubwo yari ari mu kibazo cyagiye ahura n'ikibazo cyo mu modoka I didn't come here to defend him. ntago naje kurengera Gabi Came here to see you. ahubwo naje kureba weho Who told you? ninde wakubwiye se ngo uze ndebe Lex Luthor. Lex Luthor niwe wabimbwiye Dropped some breadcrumbs and I followed the trail. yambwiye utugambo dukenya ntabwo yambwiye ko ari Gabi wabigukoze nanjye ndakurikirana amenye ko ari Gabi wakuziritse Being a good friend. yari ari kukubera inshuti nziza Lex Oh, Lex is definitely one of a kind. ya Lex ni inshuti nziza koko Lex Luthor What are you gonna do? ugiye gukora iki I'm rero not sure. sinzi Gabi ugiye kumwanga se You, Whitney, natekereje ko Gabi nari muzi ari umwana mwiza been blind to in my life. none ndibaza n'iki kindi yampishe mu buzima bwanjye umuntu ujya guhemuka akambeshya Even lost my favorite necklace. baze ko yataye n'agakufe kanjye sha uyu kumba aragafite Can't you get it replaced? ntabwo ushaka kugasimbuza se Sounds kind of weird, but it's made from a fragment of the kariya gakufe gakoze mu gice cy'aya mabuye yamanutse kandi ayo mabuye niyo yishe ababyeyi banjye maid. Gave it to me the day she officially adopted me. uriya mu antundera ubwo yanyabudubutaga kariya gakufe yankoreyemo agakufe arakanyambika Sometimes it's painful, ambwira ngo ubuzima nubwo bubabaza rimwe na rimwe sometimes it's beautiful, ariko ubuzima nanone ni bwiza but most of the time it's both. ndetse akenshi biba ari byombi urababara ukanishima icyarimwe nicyo gikoze ubuzima turishima uyu munsi ejo tukababara cyangwa se tukanishima tukanababara shakara w'ibyiyumviro byawe bikurimo none Greg ubu ndi kurya icyo nshaka nkajya aho nshaka nkanatwara icyo nshaka Taking her wasn't trying to stop me. umukobwa ntabwo The umutwara only one who's changed. gerageza umagarike munaga bavayo ko ari babiri barapfa umukobwa katurore barapfarana akagabo kahita kabura karabura arakabona dore ngako to hey. Amabuye yamanukiye muri kano gace ari gutuma ibintu byinshi bihinduka avuye ku wundi mubumbi abagize ingaruka bahura n'ibibaraga bidasanzwe uyu yamanukanye n'ayo mabuye yaturutse gusa ari kugera hano hari ya mabuye menshi kandi aya mabuye amuca intege kuraka yageze hano ariya amabuye ahantu aramuca intege kuki ariya mabuye amuca intege nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa ni abana bo muri karitsiye biga segonderi n'abana bato nyuma ye hari icyamubonye yacitse intege umusore wacu kuraka ari hano kuramo yini pompo funira mu ivi parikana kavuye ni ka Greg n'abana bato n'abasore umwana ahantu aguye dore ngo uruhu ruratangira guhinduka ntabwo urahinduka kuraka n'ubu uracyarwara iyo ugeze hano hantu kuva turi abana baramuzi ko kuva bari abana nyine kumwe abana bazerera ni abana bo muri karitsiye baziranye kuraka iyo yageraga hano hantu yarababaraga kikaba dore ukuntu kimunaga ni icyana giparikana hehe kuraka yeah katururi kuraka uri hehe hebe kuraka yishana nabizi nta mbaraga yifitiye nona yeah sasa kureba hano arasubiranye ku tubaraga twe asubiranye ku tubaraga twe kavayo urebe emera kuraka ntabwo we wandwanya mani abakomeye hano nibo bagomba kurokoka gusa kuraka aragafata aragafata cyangwa kuri bunyishe arakanaga mu kilometero bikeri
yarabibonye byose ababibona nyine yifatira inzira arerekera. Turacyari muri ya karitsiye bita Simorofile cyangwa Gatsata, ndetse ni byinshi bibera muri iyi karitsiye ugomba kuza gusobanukirwa. Nakubonye ngo season yose wabonye, iyi ni ya mbere banyitaruka, abanzi ntago bangereranya, bamenye ntago banshidikanyaho. Imana ibamugisha, ndaje turebe n'indi kurikira.